Muraho neza, umwaka mushya muhire kuri mwese, ngiye kubereka uko dutanga aderesi yo kubikurizaho muri SPN, ariko hagati aho mbere yo kubereka uko mubikuza, ni ukukora dayili sitirike kugira ngo mubanze mukore KYC, ukora iminsi 5 ugahabwa KYC. KYC ni isura, ifoto imwe ndetse ukongera ugakora indi foto urimo useka, ubundi KYC ihita yemerwa. Ni KYC yoroshye cyane. Ubu rero ngiye kubereka uburyo bwo gutanga aderesi ya BNB muri SPN. Uraza hano kuri utu turongo 3 aha ngaha, uhakande, nyuma uzamure, urahita ubona ahantu handitse waleti, urahakanda. Barakubwira ko waleti bakeneye ari iya BSK, ni waleti ya BNB. Nyuma rero urajya muri metamask yawe, ukigera muri metamask uza hano, kuko metamask waleti zose aderesi zose zirasa. Fata iyo ubonye ukaza hariya ugakandaho ukayikopiya, barakwereka ko ibaye kopiyedi, nyuma ugasubira muri SPN, wagera muri SPN ukaza ahangaha ugapesitingamo ya aderesi, nyuma ukaza hano kuri save aderesi. Urabona ko yagezeho. Iyo wibeshye uza hano kuri remove, ukongera ukohereza indi aderesi cyangwa waleti yawe wayitakaje. Murakoze, mukore like, comment na subscribe kugira ngo iyi channel yacu ikomeze gutera imbere.